nta kipe mu Rwanda ifite ubushobozi bwo kuba yahagarika ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport muri pre-season yakinnye imikino 9 yose irayitsinda, ndetse kandi abakinnyi yakoresheje na n'ubundi iracyabafite bose, kandi ubu ngubu bari kugenda biyungura ubumenyi bwinshi, nk'uko Rigani Rugaju yavuze ko nta kipe n'imwe mu Rwanda ifite ubushobozi bwo kuba yahangana n'ikipe ya Rayon Sport. Ibi ngibi yabivuze ubwo ikipe ya Nyamukandagira ariyo kipe ya APR FC yikuye mu irushanwa rya Super Cup, igikombe gikinwa n'amakipe ane, amakipe akomeye, ndetse n'igikombe gifite agaciro karuta ibindi bikombe bitangwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe iri kwiyubaka mu buryo budasanzwe, ndetse n'abakinnyi yaguze n'abakinnyi badasanzwe, ndetse n'umutoza usanzwe utoza ikipe ya Rayon Sport nawe ni umutoza ukomeye, ndetse ukomeje no kugenda yandika amateka bitewe n'uburyo ari kugenda yubaka ikipe ya Rayon Sport. Aho uyu mutoza rero ari kuzana tekinike zidasanzwe, ndetse toza bamwe na bamwe bari gushaka kuba bakwigana uburyo uyu mutoza arimo gutoza iyi kipe, ariko bigakomeza kuba inshobera mahanga bitewe n'uburyo uyu mutoza adasanzwe, ndetse no mu byo atoza ari ibintu asanzwe afitemo uburambe. Aho amakipe ya hano mu Rwanda ubu ngubu nta kipe n'imwe ishobora no guhangana n'iyi kipe ya Rayon Sport. Kugeza ubu ngubu ibikombe byose biri kubarirwa kuri iyi kipe ya Rayon Sport, kubera ko ariyo kipe bari kubona izegukana ibikombe byose. Ese wowe uremerekanwa n'ibi ngibi ndimo kukubwira? Nibyo rero njyewe ndabyemera 5-5, kuko iyi Rayon Sport izavana amakipe mo umwuka bitewe n'uburyo itojwe, ndetse n'uwayitojeje ari umuhanga. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwatangaje ko abafana mugomba kwitegura mukambara intwaro, kuko n'ikindi gikombe nacyo kiri mu nzira, ndetse biteguye kuzagisereburira, dore ko umukino uzaba ku itariki ya 27, ndetse ku itariki ya 30 kaba aribwo igikombe kizatangwa. Muzabe muri benshi bakunzi ba Rayon Sport, ndetse ikipe yacu tugomba kuzaja kuyishigikira kugira ngo izagere ku rwego rwiza kandi twifuza. Imyitozo irarimbanyije rero. Rayon Sport imyitozo yarayikoze ku wa gatandatu, ikora neza ndetse mu buryo bwiza kandi buziguye, aho kandi abakinnyi nabo bagiye bakora imyitozo, bandi bakora imyitozo bitewe n'uburyo bari kubona ameze, buri wese bagiye bamukoresha imyitozo imugenewe, ndetse umutoza hari ingingo Francis akaba ari we mutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport. Ndetse kandi turaza no kugenda twinjira mu tuntu n'utundi muri iyi kipe, utuntu dukomeje kugenda tuvugwa hirya no hino. Byose rero ndabikuzaniye 5-5. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka gukora subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo twubake umuyoboro mwiza twifuza w'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Mwibutsa rero kureba video ukayirangiza kugira ngo usobanukirwe neza 5-5, kuko nuramuka ugejejemo hagati ukaparika ntabwo uraba usobanukiwe, kuko byinshi rwose biba biri inyuma. Aho ikipe ya Rayon Sport mu mikino ya pre-season yayikinye neza rwose, imikino uko ari 9 ni imikino yitwayemo neza mu buryo bwiza kandi mu buryo bwashimishije n'abakunzi bayo. Aho iyi kipe rero iyi mikino yayikinye yikina n'amakipe agiye atandukanye yo mu bihugu bya hano muri Afurika, aho amakipe yagiye areba uburyo iyi Rayon Sport imeze nayo
nayo ubwayo agatitira bitewe n'uburyo baba bari kubona uko iyi kipe yubakitswe ndetse n'uko isanzwe itozwa. Babona ko umutoza uyitoza ari umutoza udasanzwe. Yigani Rugaju yavuze ko iyi kipe nta kipe n'imwe ishobora kuba yayihagarika hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uburyo imeze, bitewe n'uburyo yatojwe ndetse abakinnyi yakoresheje muri pre-season n'ubundi baracyahari ntaho bagiye. Ukumva ko rero amakipe azirwaza kuko iyi Rayon Sport nta kipe n'imwe izayihagarika usibye ikipe izaturuka hanze, nayo ikaba ari ikipe yayindi isanzwe itojwe mu buryo bukomeye cyane, kuko Rayon Sport amakipe yahangamuye ni amakipe nawe ubwawe wabonaga ko rwose Rayon Sport itahandaho, ariko uburyo uyu mutoza ndetse n'uburyo abakinnyi ba Rayon Sport batojwe wabonaga ko ari ibintu bakinaga, ibintu ubwabo basanzwe bazi ndetse ari ibintu basanzwe bafitemo uburambe. Aho ikipe ya APR FC yivanye mu irushanwa bitewe n'uburyo yabonaga iyi kipe ya Rayon Sport imeze, kanga kuba yasebera imbere y'abafana bayo kandi bazi ko ariyo kipe ishigikiwe mu buryo bwiza, ariko nyamara ntago bazi ko Rayon Sport ariyo kipe ya mbere ikunzwe kandi ariyo kipe ya mbere ifite imbaraga zikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport imyitozo irarimbanyije ndetse bari kuyikorera ku kibuga cyabo nk'ibisanzwe, kuko bari kwitegura imikino haba iyo muri CAF ndetse n'iyo muri Super Cup. Ibyo byose rero birimo bitegurwa n'umutoza Haringingo Francis ukomeje kuyobora iyi kipe ya Rayon Sport, ikipe ikundwa n'abanyarwanda, ikipe ikundwa n'abadiaspora ndetse no hirya no hino. Usanga abakunzi ba Rayon Sport bagenda biyongera umunsi ku munsi. Tuno n'utundi rero Shizo watutse abafana b'ikipe ya Rayon Sport ko bose ari injiji, ubu ngubu aracari mu maboko ataraye, kugezana n'ubu ngubu yari yafungurwa kuko icyaha yakoze cyo kuba yatuka ikipe ya Rayon Sport ni icyaha gikomeye cyane, ni icyaha kitababarirwa, ku buryo rwose ibintu bizagenda bihindura isura. Bafana bo rero bameze neza, nta kibazo, ibintu birimo biragenda neza, ibyishimo ni byose. Wibuka rero